Murakoze cyane nk'uko mubivuze nitwa Rugasire Eusebius nkaba ndi umunyamabanga mukuru wa Federation ya Sport Scolaire. Nibyo koko iri rushanwa muri kubona riri kubera hano i Kigali, ntabwo ari Kigali gusa kuko dufite zone zigera kuri enye. Hari irindi tsinda riri gukinira Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana, irindi tsinda riri gukinira mu Majyaruguru mu karere ka Musanze, n'irindi riri mu Majyepfo mu karere ka Muhanga. Iyi mikino rero mu by'ukuri baratangiriye ku rwego rw'umurenge, ama ekipe yatsinze akazamuka karushanwa ku rwego rw'akarere akagera no ku rwego rw'icyo twita ligue ni ubwo ni nk'intara. Noneho ama ekipe yatsinze ya mbere ku rwego rw'intara niyo ahurira hano ku cyo twita pre-finale, mu by'ukuri akaba ari icyiciro kibanziriza imikino ya nyuma ku rwego rw'igihugu. Ubu rero ikaba ari imikino yahuje abana batarengeje imyaka 20 muri discipline zitandukanye. Kugeza uyu munsi dufite discipline zigera kuri 13 zirimo izimenyerewe nk'umukino umupira w'amaguru, football, volleyball, basket, handball, netball, rugby n'indi mikino myinshi. Iyi mikino yose rero ni kuri gukinwa. Ubu rero ama ekipe azaba ya mbere niyo azazamuka ajye muri kimwe cya kane ku rwego rw'igihugu, ariho tuzakomeza ahatsinze akajya muri kimwe cya kabiri, ndetse kugera ku mukino wa nyuma tukabona ama ekipe azatwara ibikombe ku rwego rw'igihugu. Ariko mu by'ukuri kiba kigamijwe cyane ni ukugira ngo abana bagaragaze impano zabo. Niyo mpamvu rero iyi mikino tugerageza ko iba imikino myinshi ishoboka kugira ngo umwana agere ku rwego rw'igihugu mu by'ukuri amaze gukina imikino myinshi ihagije, kuko tubona iyo tubibaze neza umwana watangiye ku rwego rw'umurenge kugera ku rwego rw'igihugu yakagombye kuba ari mu mikino itari munsi ya 30. Ntabwo rero aba ari igipimo kibi, uretse ko twifuza ko biramutse bikunze byanarengaho. Ubwo rero nyuma yaho iyo tubonye ama ekipe yatsinze ku rwego rw'igihugu niyo yitabira amarushanwa igihugu cyacu gihagararirwa mu karere dutuyemo, haba muri East Africa, muri Afrika ndetse n'ahandi hatandukanye. Ikigaragara ikintu twakwishimira cyane ni urwego rw'abakinnyi. Ni urwego rw'abakinnyi, urabona ko rwose ibigo byinshi abana bazamuye urwego rwabo rw'imikinire ndetse na discipline mu rwego rwo hejuru. Ngira ngo mu bihe byashize hari abana bakinaga ugasanga harimo amahane n'ibindi, ariko kubera umurongo watanzwe urabona ko rwose imikino iri kugenda neza. Ikindi twakwishimira ni ikintu cyakunze kujya kigaragara cy'abana babeshya imyaka, akaba yakina mu cyiciro mu by'ukuri imyaka irenze cyangwa atari n'umunyeshuri. Icyo kintu rero guhera kuri uno mwaka tubona dusa n'abatangiye kugishyiraho iherezo, kuko ubu ngubu dufite software dukoresha ariyo ijera ibyangombwa by'abakinnyi, aho dukuramo lisansi tugakuramo list, ndetse umwana wakinnye ku rwego rw'umurenge ibyangombwa bye twaba tubifite kugera ku rwego rw'igihugu, ku buryo ari uzakina kugera irushanwa risoje. Aho wasangaga ikipe ishobora gutangira gukina byagera hagati bakagenda bakuramo abana bamwe bongeramo abandi, rimwe na rimwe baba batari n'abanyeshuri. Ubu rero turabona agashya cyane cyane niyo software mu by'ukuri dushimira Minisiteri ya Siporo yabidufashijemo kugira ngo tuyibone, ku buryo ubu ikintu cyitwa gutirisha imyaka cyangwa kubeshya imyaka turatekereza ko biri kugana ku iherezo ryabyo. Dufite amarushanwa ubu ngubu nk'uko nabibabwiye n'abanziriza imikino ya nyuma yo ku rwego rw'igihugu cyo twita pre-finale. Nyuma yaho dufite muri za discipline nababwiye tugiramo n'amarushanwa y'itorero n'umuco, ubwo nayo arimo ho hagati. Ni ukuvuga abangaba bari gukina pre-finale uyu munsi, ama ekipe azatsinda azakina imikino iyo ya nyuma guhera ku itariki 30 z'uku kwezi turimo kwa gatanu kugera ku itariki 31, ku buryo izaba ari gahunda y'iminsi 2, ku buryo dutekereza ko icyo gihe tuzaba twabonye ama ekipe yabaye ya mbere. Noneho hagati ahangaha ariko dufitemo n'itorero naryo rizarushanwa muri weekend itaha ikurikiye ingiyi ku itariki 23. Nabwo turatekereza ko iryo rushanwa naryo rizagaragaza impano z'abana bacu muri siporo n'umuco ndetse n'ibindi bijyanye n'umuco, kuko aba bana tugomba, nubwo hari siporo zitandukanye bakora ariko n'umuco ntabwo ugomba gusigara inyuma. Ikindi rero hari n'ibindi byiciro nabyo biri inyuma
nyuma y'aha ngaha aba bakuru batarengeje imyaka 20 nibarangiza hari n'ibindi byiciro bizakurikiraho by'abana umuntu babo. Wenda duhereye ku bikorwa remezo, mu by'ukuri nk'ubu ngubu biratugora iyo tugiye kwakira nk'imikino ya nyuma, tugomba kuyakira abana bari hamwe kugira ngo rero tubone ikigo cy'ishuri gishobora kwakira abana. nk'ubu ngubu nk'urugero nk'itorero rizaba mu cyumweru gitaha, tuba dufite abana bazarushanwa, abanyeshuri bazarushanwa barenga 650, kugira ngo rero ubone ahantu bazarara bose n'icyo kigo abanyeshuri baho bakomeze kurara, usanga ari ibintu bisa n'ibigoranye, ariko ibyo ni ibintu turi gukorana n'inzego zibishinzwe kugira ngo turebe uburyo twazagikemura. Ikindi kijyanye n'ibikorwa remezo, ubwo ni ibijyanye n'aho bakinira, birumvikana ibijyanye n'ibibuga, ariko ubu ikintu twishimira mu gihugu cyacu urabona ko hari ikiri kugenda gikorwa, hari ibibuga biri kugenda biboneka, ariko ku bufatanye na minisiteri zibishinzwe n'inzego z'ibanze, turishimira ko dushobora kumvikana ibihari tukabisaranganya, abana bakabona uburyo bakina. Iki kibazo rero ni ikibazo kiri rusange, cyane cyane tuvuze nk'ikibibuga, ibibuga kuko ni bikeya, ariko uko bizajya bigenda bishoboka haba mu bigo by'amashuri n'ibindi bibuga bitandukanye bizajya bigenda bidufasha gukemura kino kibazo. Ikijyanye n'amikoro nk'uko watubwiraga, byo birumvikana, ntabwo ntekereza ko ari mu mashuri gusa, byarazamutse, ibintu bisa n'ibihenze, amashuri wenda n'ubushobozi rimwe na rimwe, haba amashuri afatanya na federation, inzego dukorana nka Minedike n'izindi, hari igihe ibyo twifuza ntabwo tubibona 100%, ariko abantu bakomeza gufatikanya no gushaka abafatanyabikorwa kugira ngo turebe ko icyo kibazo nacyo cyakemuka, ariko urabona ko biri mu nzira, bimwe na bimwe biri kugenda bikemuka. Murakoze.